Ado, sheri ndatwite. Wibuke ko twakoresheje kondomu. None se nkubwiye ko ari yawe. Rwose ari kutugenega mu mbere primaire. Profe y'ikinyarwanda. Ese buri koko. Nagari burage. Ushaka umuntu bazoze demera katolike. Baranguzi. Garatana kugisha. None mpamvu je niyavuze sinshaka kumusubiza mutanganiye yego prof. Lipstick. Iyo bisho umbice. Amavuta yabisiga he. Basi wichi. Iyo ngabo yisiga kumu ahangaha iwa yita rujujubero igendana na squata yo mu mukwe. Squata bayitera mu mukwe nyine. None rujujubero kagenda ahangaha no kumunwa. Umugore Firate wajya byishije ngiye kumuciminwa kubera kumunyunguta. Beburansura cyangwa nibwirire gazine. Bwira gazine kuko ngende kwa Claude. Mama nakugiriye ubugeze hehe uri kubishira mu nama se kandi yo kwirinda abahungu subona hari umuhungu usibye kiriya cya gihungu je siniriva hano ntabwo ari ibyo ngiye kukubaza yego nyine igihe ugezemo ntihabura abakubira igiti nyuma benshi ari nabo kukwicira viziyo yawe ndi kukubaza gahunda ya niyora igezeye niyo se ko ngira mbona nawe cya gikobwa cyari yako mbona cyamutwaye ubwenge aho akikurusha ubwenge gute umenye ko ari inzobe nese ngiye ko wambyaye ubona ni inzobe ntabwo birimo narakubwiye mwana wanje ukwiye gukora iyo bwabaye ukakora uko ushoboye ntaka kukangisha iranzobe namwereke inzobe nawe umwereke ibikorwa nakubwiye igihe mwegera ibikorwa kwa nabigirane warambwiye byose ndagerageza iyo twicaranye niyo ni nawe uramuzi abaye kwitaza yihunza nyine byo ntibyabura abafite nawe wenda udusonisoni niba mwicaranye wibumba ibyo bikuru nk'uko wambaye iyo sukure giturangaza noneho ikindi none nakubwiye nimba mwegeranye reka kwifata nka marayika ari guteye ari we se ahubwo ntitwatanga n'ituro ry'ishimwe kandi asanga kabakabaga ukamufata intoki mute ni mpamvu imana waba uri igicucu pe namwani nambwiye ngo umuhungu nangira ngo ukabimenya uzahita unyirukana ndakubabaje namwani wabo bafite amasambu ikindi urabura yararezwe ntiyorowe none ndi nsigaye ndabona mutesi kagere n'izi ngegera ziri hano hanze ziri kugucuramisha ubwonko aho gukurikirana umugambi ndi kukubwira ugasanga nibo bari kukosha kiriya kibihagi by'ibyinyo ntabwo aricyo kiri kukosha uyengeje kiriya nakemera kiriya kintu ntanagira tutazajya tunajyana wewe hari kugasantere ngo tugure fanta ahubwo tega nkubwire wowe ko muri inshuti na niyori papa ngere gasigaye nyiyunza kubera uramuko wagiye ukashyiramo ukamuzana nka hano nimugoroba kurahishije ikigage tugasangirira hano ibyo bintu byo kumbwira kumwiyagikaho sibyo byakoroha kubera ibintu byo mu muhanda n'abantu binahura bazi ukuntu baba bari kuvuga amagambo shangeni kandi nabyo ndabikurikirana ariko nawe ushiremo n'akawe ako panone ndanakuzanyirukana ntacyo wenda uzamubyarira ariko ari iyo nganira uzi ukuntu amaze no kundira ibintu abaga igihe muhaye ibintu nenda ijya kugira numve ko aranganiza wenda numve ko hari akantu wagiye uramubwira I want problem. No.
umuntu ubwo bari gutamarira n'ibikonda kuko kweli ngo bamikana ngo bavuze nabi ngo bavuze nabi ngo bavuze nabi ngo baguteranya ngo kuri dumba wiki ni bikimwe kabyara ndanaziyamye zindire mu buzima sibyo urukundo ngewe nakunze dumba turumvikana nta n'icyo nabona ndunganya nacyo sibyo ruri ku rwego rwo hejuru ku buryo nabwo ubwanjye nanamwitagira nk'asibyo turumvikana wakwitangira dumba akagutyo ugavuga ati ndamupfiriye njye namwitangira cyane natanaza rwose ngenzi ajya kwa makosa kwiyahura turumvikana dumba ndabikubwiye ubyumve sibyo njye ntabwo njye nitaye kuri ariya magambo bamvugaho yo kuvuga ngo ndikserura komeye yo kuza babondika amayibobo ngo ndimbwa ngo dumba ngo ntaho tuzahurira sibyo ijambo cyo bagomba kumenya ko urukundo rwanjye rutagurishwa kandi ikindi kuba dumba bamundya akanca inyuma sibyo ese guciye umundi mwarashakanye ntabwo twashakanye ariko dufitanye urukundo nawe arabizi neza ko namuporopoje urukundo sibyo nubwo atigeze anyemerera atigeze anampakanira sibyo ariko mu by'ukuri njyewe Imana ifashe rwose bariya abantu bamviyeho kabisa kuko ziriya ni ingegera mbi cyane niba ziri kuza zintandukanye na dumba turumvikana bagaguca inyuma ngo guca wese kubikora njyewe mbikora nabuze uko nigira nabuze n'uko nigeze sibyo ariko mu by'ukuri Imana ifashe sibyo uragenda ugafata ibaba ry'inyange ugafata ibaba rya matene ugafata akahu bita indirira akahu bita inyemera n'akandi bita urutoni ukabitwika umuyongo ukawushyira mu mavuta yo kwisiga ubundi ukazajya uvuga uti ukazajya ubitongera ukabyisiga urebe ukuntu hano muri Kigali bakwirukankaho n'aba banyamakuru bakarambika mikoro hasi bakakwirukankaho yewe ubundi kera iyo umukobwa yabaga yaragumiwe baramuzinze yaraheze ku ishyiga twaragendaga tukagushakira iyo miti yose uriya gusa umubonye iteka rimwe uriya se yangana n'icyo ntazi nkanya umunyazirundi ngo ubyo woga ibirenge gusa ukaryama ariko se wakoga umubiri wose buri gihe cyako mwamwe mufite amazi ntimurege tubagazeho buri gihe mwakoga buri gihe nzamukana ingere kandi munyibara mu kabana nabwo nacutse ako yakaje mu kibuno ngo njye najya kuyimenaho buri gihe nta buri gitangaza ba mugabo umva aho kubana nawe nabana na Satani sha byari byo nyine nuko leta y'u Rwanda idasezeranya abavandimwe maye nk'inzu n'imodoka ariko yanshuka nkemera kandi wanabyemera shawe wallahi ayo ngaro nayigira uwo musore aramutse agushutse uri tayari binyanditseho imodoka n'inzu yanjye wallahi azanshuka ntari uwo yatura hasi shape ko babahera ubuntu atatura hasi ibaze ibintu byose noneho are aguhaye inzu n'imodoka uzukuri yayikubise gutyo vako kazungu we genda urebe igitorosho munsi y'itorosho agafunguzo kuri gato yanjye nyogereza ibisafuriya n'ibisahani ngiye gucyura icyayi nankoropere mu gasaro hamwe hasi neza no mu cyumba ukireho twadushuka tw'umweru ngiye gucyura icyayi aka kanya tugiye gutaha inka data turashize urabona atari satani imwe mbi n'akabona n'akanwa n'akamwe bro umva se hari ikiganiro kivuze ngo kigiye kunaha nawe kumva kandi ndi kuri ka kabari nyine kegeranye n'iwacu kandi ubizi ko nabishaka ahubwo nta kuntu waza
ukajya kuri poto ukandeba tugiye gutaha ndetse mwandikira aka message kumva mundi wowe tukimwamwanye ukibeshya yuko mu rugo banshaka mundi twigende nge ntabwo nyishaka pe cyangwa uriya mayoga cyangwa uriye ibyo kurya amafiriti nk'uko mbasinzi ntabwo nshaka gutanga nacyo ahubwo wowe waza basi pe. watangiye umuziki 2012 yego 2012 ubura utangiye ese utangira 2012 mu by'ukuri umuziki wawutangiye mu buhe mwaka? nawutangiye muri 2012 nyine uko nabikubwiye. Umuziki wawutangiye 2012 ubu utangiye 2012 noneho uravuze ati umuziki wa 2012 noneho itandukaniro ry'umuziki wa 2012 n'uwo mwaka watangiye ushobora kuri gutekereza abana basembuye kubaza iki no ntabwo ntangiye gushyuka ejo bundi ntangiye kuryamana n'abahungu ntangiye gushyuka nkajya numva ko mva ndabishaka nkumva umuntu yaza agakozamo. ntabwo urarongora umukobwa na reka kuri kwimana sindarongora umukobwa wazagerageje reka ntabwo ari ibyanjye. nimba ushaka kumenya ko umukobwa wawe yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina, umukobwa wawe yatangiye guhura na za supiriyane zitandukanye, ngiki ikimenyetso cyonyine uzamureberaho ugahita ubimenya, uzamwumviriza ari kunyara. umwana w'umukobwa utarakora imibonano mpuzabitsina hari uburyo anyaramo, n'uwayikoze hari uburyo anyaramo. uwayikoze anyara inkari zidahagarara, aba ari muri mbega nagafunga ntabwo zifunga, anyara ubudafunga barana nubwo baba bazi kuzifunga. noneho uwatangiye gukora imibonano utarayikora rero udukari twe tuza dukeya na nubwo umenya ko ari kunyara, niyo yasitamye ntabwo umenya ko ari kunyara. Nari kubwiye ko nzakwica.